Ndagusuhuje unteze amatwi muri aka kanya, urasuhuzwa na Padiri Janvier, nkaba ngiye kukugezaho abatagatifu duhimbaza tariki ya 20 Kanama buri mwaka. Tariki ya 20 Kanama duhimbaza abatagatifu Bernard de Clairvaux, umuhanga mu nyigisho za Kiliziya akaba n'umupadiri wabayeho mu kinyejana cya 12. Duhimbaza mutagatifu Philibert, duhimbaza mutagatifu Samuel, umuhanuzi wo mu isezerano rya kera. Ngiye kubagezaho bimwe mu byaranze ubuzima bwa mutagatifu Bernard de Clairvaux. Ni mu kanya. Bernard yavukiye mu gihugu cy'Ubufaransa mu mwaka w'1900. Yitaba Imana mu mwaka w'1153 afite imyaka 63 y'amavuko. Bernard kuva akiri muto yakundaga kwiherera wenyine agasoma ibitabo by'iyobokamana. Yari umwana ufite igikundiro mu bantu kandi akagira n'uburanga buhebuje. Aho ababyeyi n'abavandimwe be bamenye ko ku myaka 22 ashaka kwiyegurira Imana, byabateye impungenge bashaka kumubuza kuko babonaga afite amagara make. Yari afite kandi ingabire y'ubwenge n'ubwitonzi muri we, ntabe yahubuka mu bitekerezo. Ni nayo mpamvu iwabo batatinyutse kumubuza kugenda babonye ko yamaze gufata icyemezo. Yajyanye n'abandi basore bagenzi be 30 binjira mu muryango w'abasisterisiyani, ahabwa ubusaserdoti afite imyaka 25 y'amavuko. Nyuma ndetse hari na se wabo na bene wabo 5 bamukurikiyeyo, nabo biyegurira Imana muri uwo muryango w'abasisterisiyani. Aho amariye kuba umumonaki, yarushijeho gushishikarira gusenga ataretse n'imirimo y'amaboko, ndetse n'igihe abonye akanya yakomezaga kwihugura mu nyigisho za teolojiya. Mu mibanire ye n'abandi, Bernard yabereye abo yasanze mu muryango kimwe n'abo binjiranyemo urugero rw'umumonaki uzi icyamuzanye n'icyo kwiyegurira Imana bisobanura, nuko ababera urumuri rw'inzira iganisha mu ijuru. Ntiyigeze atezuka mu kwiyibutsa ingingo z'ingenzi z'umumonaki, ari nako azicengeza muri bagenzi be. Bernard amaze imyaka 3 mu muryango, aho yari ari muri monasteri y'i Citeaux mu Bufaransa, yashinzwe kubakisha no gutangiza ikindi kigo cya monasteri yabo ahantu hitwa Clairvaux mu Bufaransa. Kubera ko abiyegura Imana muri uwo muryango bari bamaze kwiyongera cyane, biyemeje gushinga icyo kigo kindi maze bagiha Bernard ngo akiyobore. Niwe rero wabaye umukuru w'icyo kigo wa mbere. Ikigo cya Citeaux aho yinjiriye we na bagenzi be, kimwe n'ikigo cya Clairvaux yashinze akanakiyobora, byombi byaramamaye cyane muri Kiliziya Gatolika kuva Bernard akiriho kugeza na n'ubu. Na nyuma y'iyubakwa ry'ibyo bigo hakomeje kwiyongeraho ibindi bigo byinshi, ku buryo Bernard yapfuye mu Burayi hamaze kugera ibigo bisaga 430 by'abasisterisiyani. Bernard yabaye by'ukuri urumuri rw'ubwitagatifuze muri uwo muryango. Ibyo byatumye hakomeza kwakirwa benshi bifuzaga kwiyegurira Imana. Hari kandi na rubanda rusanzwe rwakundaga kumugenderera kubera inyigisho nziza n'inama nziza Bernard yabagiraga.
Izo nama yazigiraga n'abanyacyubahiro benshi batandukanye, harimo abami, abepiskopi, abasaserdoti ndetse na papa ubwe yajyaga amwakira. Izo nama ahanini zabaga zerekeranye n'imyifatire yabo mu mirimo bashinzwe. Kiliziya kuva yatangira, Bernard yakomeje kugira abantu inama zo gukomera ku mubyeyi Bikira Mariya. Bernard yanditse ibitabo byinshi byiza kuri we kandi agashishikariza n'abantu gukunda Imana no gukunda abakene. Bernard yabaye ikirangirire mu kwitagatifuza mu mibereho ye. Ibyo bituma rero n'aho yitabiye Imana badatinda kumushyira mu rwego rw'abatagatifu. Bernard yitabye Imana mu mwaka w'1153, ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu mu mwaka w'1174 ku izina rya Bernard de Clairvaux. Yashyizwe mu rwego rw'abahanga mu nyigisho za Kiliziya mu mwaka w'1830, ashyirwamo na Papa Pio wa munani. Umunsi mwiza ku bahimbaza abazina b'abo batagatifu, abitwa ba Bernard, abitwa ba Philibert, abitwa ba Samuel. Mwese mugire umunsi mwiza w'abazina banyu batagatifu. Namwe mwese mwari munkurikiye umunsi mwiza, mwari kumwe na Padiri Janvier. Naho ubutaha.